babonye umuvumo wo kurimbuka. Gukorera Imana nabi ni bibi rwose. Nagira inama abantu yuko nibukishijwe wakizwa neza, ukabibamo neza rwose, kandi iyo ubibayemo neza ubigiriramo umugisha. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, tukuri channel nziza yitwa ngo Arabohora TV. Uwo nawe tuvuga ni Yesu. Yesu arabohora, kandi ari abantu yabohoye benshi dufite mu byanditswe byera, ari n'abandi dufite mu buzima bwacu busanzwe uretse abo dusoma mu byanditswe. Natwe ubwacu yatubohoye, yatuvanye ku ngoyi za karande, ku ngoyi z'ibyaha, atugira abana be. Ubu turabaraganwa na Kristo. Ibihe byiza aho muri atandukanye. Niba utarakora subscribe kuri Arabohora TV, urimo guhomba nshuti. Ikiganiro kibona kora subscribe, ushireho comment ku kiganiro ko cyumvishe, nurangiza ukore like, ukore share. Urabugize neza cyane. Inkunga ikomeye ariko izanagufasha undi dutera inkunga mu bigo bumwe cyangwa ubundi. Udusenge cyo ni cyambere, udusengere cyane kugira ngo no TV izamuke igamije ubutumwa bwiza nakira bayijyaho. Ikindi uduha amafaranga tugure kabone ibikoresho bitandukanye kugira ngo dufate amashusho meza wishimira, ibikoresho, mikoro n'ibindi byinshi mu mutungo Imana yaguhaye ubibe mu murimo w'Imana uzasarura. Asigaye umubyeyi wacu yitwa Betty, agubwe neza akorera Imana. Betty uraho? Uraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Meze neza? Yego. Mahoro ya Kristo abe muri wowe. Amen. Amen. Na mahoro? Ndamahoro, ndashima Umwami. Amakuru y'iminsi bimeze gute mu rugo? Umwami Yesu ari ku ngoma mu bihe byose, turamwizeye azitama. Haleluya, haleluya. Kacyiru International Chapel cyangwa International umeze gute? Turashima Imana. Ndetse ko bafunze bino minsi. Barafunze ariko iz'imitima zirafunguye. Oh wow. Kandi turaterana mu buryo bwa Zoom. Yego. Ya turakwakiriye kuri channel umuyobozi. Murakoze cyane. Nagira witeko kugira ngo nanjye nyivugireho, Imana igumugisha ko wemeye ko nyivugiraho nanjye. Amen. Murakoze cyane. Turi ku itariki 16 uyu munsi turimo turakora ikiganiro. Ejo ni itariki 17 hari guma mu rugo mu karere ka muri Kigali no mu buryo butandukanye ugera ku 8 bundi butandukanye. Ibi bintu bibona gute, ivuga iki ihumure watanga ku bakristo? Wenda abantu benshi bahangayitse ati ngo mu rugo ya gatatu. Ibi bintu nyine ntabwo byoroshye, ariko kandi hari ihumure dukura ku Mana, kuko nubundi niyitubeshaho. Ndumva nabahumuriza, ari muhumure, Umwami Yesu azabana namwe. Yego, ndaye ngo tugandire ku topic ivuga ngo ingaruka cyangwa umuvumo ukomoka mu gukorera Imana nabi. Buriya umuntu akoreye Imana nabi agira umuvumo. Naho ngiye guhera, hagira umuvumo cyane. Kuko gukorera Imana nabi ubundi uba wihenze, cyangwa se ubwo navuga ngo iki, ubundi gukizwa n'uburenganzira, na amahitamo umuntu agira. Akavuga ati ubuzima bwanjye mbworiyanse mu Mana, cyangwa akavuga ati mbworiyanse mu zindi nzira. Kuko Imana yaremye umuntu imuha guhitamo ikibi cyangwa icyiza. Rero iyo umuntu ahisemo icyiza nyuma akavangamo n'ibyo bibi, kandi azi neza ko Imana ibyanga, rwose ni umuvumo. Ni bibi. Ubwo kugira ngo naze kubyumva neza, wenda uze gutanga dusobanura gukorera Imana neza icyari cyo, ni gute umuntu akorera Imana neza, ni gute umuntu akorera Imana nabi, gukorera Imana ni iki? Wenda hera ku icyo ngicyo ukomeza no dusobanura. Gukorera Imana neza nuko wakorera Imana n'umutima wawe wose, kandi ukirinda ikibi, ukirinda ibyaha, ukumvira amategeko y'Imana. Kugira ngo ibyo bimenye rero urabanza ukihana, ukavuga ngo Mwami Yesu, ibyaha byose nagukoreye ndabyemera, mbabarira. Kwemera intege nke zawe bishobora kuguhesha kugira imbaraga zo kunesha ibyaha. Gukorera Imana neza rero dufite ingero nyinshi. Saduraka, Meshaki na Abedinego bakoreye Imana neza. Baravuga ngo Imana yacu twiringira ishobora kudukiza, kandi nubwo itadukiza ntidushobora gupfukamira iki kigirwamana. Uko ni ugukorera Imana neza. Ni ugufata decision ukavuga ngo nshonje, nkennye, nazwe, nkunzwe, mbabaye, ngeragejwe, nzakorera Imana ntavanga n'ibyaha. Yego. Yego. No gukorera Imana nabi rero ni iki? Gukorera Imana nabi twafatira urugero ku musore witwa Utuku. Yibereye mu idirishya. Uyu Utuku yanditse hano
mu byakozwe n'umwa 20 umurongo w'9. Uyu utuku rero ngo yari yibereye mu idirishya hano turi gukorera, ndabona amazu ya etage menshi, ni mu mujyi hagati wa Kigali. Noneho utuku rero arangije ngo akajya yumva ibyo mu mujyi byo hanze, akumva n'ibyo mu nzu y'Imana. Akumva Pawulo amagambo y'Imana ari kubwiriza, ariko akanumva ibyo Satani amubwira mukururiramo. Utuku rero ngo afatwa n'ibitotsi, Patri arasinzira, ngo arahunyiza. Ari ukuntu abantu bahunyiza mu nsengero pe. Guhunyiza ashatse kuvuga ni ugusinzirira. Ese ubwo navuga ngo iki? Ukaba Imana igusaba gukanguka kuko iravuga ngo ni mube maso, ugatangira gusinzira. Nuko rero utuku ngo aza guhanuka mu idirishya, aramanuka no hasi, yikubita hasi. Pawulo rero baramubwira bati utuku yikubise ahita atabara Pawulo. Imana y'umugisha Pawulo ahita yiruka aramufata ngo amwubamaho. Amaze kumwubamaho aramusengera. Arangije ngo abantu babibonye, urumva hari abantu bari mu nzu y'Imana bumva ijambo ry'Imana, babona umusore wari wabivanze wumva ibyo mu nzu y'Imana n'ibyo hanze, yikubise hasi avuye mu idirishya. Barangije rero Pawulo ngo aravuga ati nimuhumure, ubugingo bwe buracyari buzima. Pawulo yarereye ubugingo bwa utuku mu kwizera. Iyo atagira Pawulo se buriya ntaba yarapfuye akagendanira ko. Pawulo aramusengera arazuka, ubugingo bwe buzima. Hari abantu bameze nka utuku muri iki gihe? Barahari benshi. Barahari ba utuku rwose babivanga. Uzababona babeskoro, umuntu akaba eskoro yitwaje Bibiliya. Akitwaza Bibiliya, akatega igitambaro akagenda mu mujyi ari umweskoro pe, adakijijwe, abeshya, abivanga. Yagera mu kabari akanywa inzoga, yagera muri maraya agasambana, yagera no mu rusengero akafata Bibiliya. Ibyo bintu koko urumva ibyo bintu byamugwa neza? Ubwo ntazahanuka akikubita hasi. Hari abantu bikururiye umuvumo kubera gukorera Imana nabi, kandi basenga ngo Imana bakore umuvumo. Urababwira iki? Abantu bikururiye umuvumo bite no kubakoreye Imana nabi mu gihe cyashize, uyu munsi akare mu ngaruka z'umuvumo nyine bahawe, urababwira iki kugira ngo basoke muri amuvumo? Ndababwira ngo nibihane, bareke kubivanga, bajye mu murongo mwiza w'Imana, bareke gukunda isi ngo bakunde n'ijuru. Ntago wabibangikanya. Bibiliya ivuga ngo nta wakunda isi n'ijuru, cyangwa nta wakeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi. Ndabagira inama rwose, mbinginga cyane shishijwe bugufi no kubabwira ngo Yesu arambuye amaboko kugira ngo abakire. Yego kurende jyango ze mu byanditswe, hari cyanditswe cyaka kuza kutuganirizaho tugana ku musozo kiri mu byakozwe n'intumwa. Hari umugabo witwa Ananiya na Safira, byakozwe n'intumwa ibice 5 murongo kugira ngo usinaho winjira muri mwuka we tukuziho uhaganiriza abantu. Nabwo n'urugero rukomeye nshaka kuza gutindaho rw'umuntu wakoreye Imana nabi kandi yari yatanze agatanga igice. Injiramo nta kibazo. Ntarinjiramo, twari turimo tuvuga insanganyamatsiko ivuga ngo umuvumo uri mu gukorera Imana nabi. Turasoma mu kuva ibice 17 umurongo wa 15. Hari inkuru za Sawuli yari umubenyamini mwene Kishi, yabaye umwami wa mbere wa Isirayeli. Uyu Sawuli rero atandukanye na Sawuli uyu wahindutse Pawulo. Yakoreye Imana uyu nguyu mu myaka 38. Yari amaze gusengerwa ariko ntiyumvira Imana. Yabwiwe kurimbura Abameleki kuko bari bagiriye nabi Abisirayeli bava mu Egiputa. Abameleki bagenda bica abanyantege nke. Nukuvuga ngo Abisirayeli bava muri Egiputa hari ubwoko bw'Abameleki. Kuriya rero bagendaga ikivunge nyine bari kuva muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Abameleki basubira inyuma, batangira kwica abasaza n'abakecuru badafite imbaraga, kandi barimo bajya mu gihugu cy'isezerano bahunga. Noneho rero uyu nguyu Sawuli Imana imubwira kujya kurimbura Abameleki. Arangije aragenda yirokorera ibiduhagiye, inyamibwa. Yirokorera inyamibwa, yirokorera ibiduhagire. Imana iramurakarira. Uyu nawe rero yagize umuvumo. Imana ntiyamwishimiye kuko yaje no kumuca ku ngoma. Reka tugaruke nanone kuri Ananiya na Safira. Ni ibice 5 ibyakozwe n'intumwa. Abangaba nabo wenda mvuze mu ncamake,
Ananiya na Safira ni umugabo n'umugore. Nari maze kuvuga ku musore, mvuga no ku mwami Sawuli, noneho ngeze ku mugabo n'umugore. Ngo kera ndumvikane ko ari urugo rushaka gukorera Imana nabi, rukabona bakaca bakagambana tugiye gutanga amafaranga mu rusengero turamufasha iki kintu, ariko bakabikora mu bigo butuze bakabona umuvumo. Abwo niho ugeze. Gukorera Imana nabi, ngeze gukorera Imana uri umunyakinyoma. Yego. Kuko Ananiya na Safira yari umunyakinyoma. N'ibyaha byose usanga bishingiye ku kinyoma. Kinyoma kibyara ibindi byaha byose. Kibyara ibindi byaha byose. Yego. Ananiya na Safira rero Petero arababaza ati ibi nibyo biguzi, bati ni ibi ngibi. Bagiye inama baravuga ati reka da ubusaya amafaranga twagurishije isambu yose twayatanga. Baravuga bati reka dutangeho make, kandi itegeko ry'intumwa kera icyo gihe bashyiraga hamwe bagasangira. Ngo nta mukene abaga muri bo rwose, barakundanaga bagasangira, nta wagiraga ubwiru. Noneho rero Ananiya yigira inama n'umugore we, baravuga ati nibatubaza uvuge ko ari ibi ngibi banusuraho. Bazi yuko babeshe Petero, kumbe Imana yabasuye barimo babigambana, yababonye. Barabivugana bahageze rero bati ni ibi ngibi. Ananiya ati ni ibi. Umukozi w'Imana amubwira ati ariko Ananiya ni iki kiguteye kubesha umwuka w'Imana? Dore iyo umuntu abesha umwuka w'Imana no gupfa arapfa. Ugiye gupfa kukubesha umwuka w'Imana. Buriya sijye ubesha umwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana ntabeshywa. Ngo Ananiya yikubita aha barapfuye, baramuzingira mu bintu bajya kumuhamba. Muri uwo mwanya umudamu we nawe abaraje, ari we Safira. Safira nawe ahageze baramubaza bati ibi nibyo biguzi mwagurishije isambu? Ngo cyane ni ibi ngibi. Baramubwira tumva rero wa mudamu, dore ibirenge bivuye aha ngaha bigiye guhamba umugabo wawe, nawe kuko ubeshya ibi sibyo biguzi ubeshya umwuka w'Imana. Nawe ahita yikubita hasi arapfa. Nuko ibirenge byari bigiye biza nawe kumutwara. Urumva uwo muvumo wo gupfa kubera ikinyoma. Icyambere gukorera Imana nabi ushobora gupfa ukarimbuka. Nese n'ubwo urumva batarahise bapfa, babonye umuvumo wo kurimbuka. Gukorera Imana nabi ni bibi rwose. Nagira inama abantu yuko nibukijijwe wakizwa neza, ukabibamo neza rwose, kandi iyo ubibayemo neza ubigiriramo umugisha. Ariko iyo ubibayemo nabi byanagutera n'umwaka burya ni bibi. Unyibukije inkuru ziri mu kuva za Kalebu na Yesuwa, nabo bari mu gace k'abantu bakoreye Imana neza, ariko bagendana n'abantu batakoreye Imana neza, bajya gutata mu gihugu, ariko bagarutse abakoreye Imana nayo baca igikuba. Buriya abantu bakoreye Imana nayo bakunda guca igikuba mu bantu. Baca igikuba cyane, bagira inkuru z'impuha, iyo bumvise akantu gato baragakuririza. Abantu bakorera Imana nabi rwose bakunda guca ibicu. Yego. Barabikora ibyo bintu kuko kandi ntabwo ari byo. Kuko Bibiliya iravuga ngo n'ijambo ry'ipfabusa umuntu avuga azaribazwa ku munsi w'urubanza. Birakwiriye rero ko umuntu w'Imana akwiriye kwirinda no mu byo avuga, mu byo akora, akagerageza kwirinda. Ntabwo umuntu yaba umukiranutsi 100%, ariko mu ijuru hari Imana iduhindura abana bayo. Baravuze ngo dushozwa byose nayo iduha imbaraga, na Kristo duha imbaraga. Urumva rero ni ikintu gikomeye wadukurikiye. Ndifuza ko ubutumwa umubyeyi atanze mu bwumva, gukorera Imana nayo bizana umuvumo. Ushobora kuba udukurikirana umuvumo uri mu bana bawe, mu muryango wawe, ku mugabo, ku mutwe, agasako ni umuvumo wakuye mu gukorera Imana neza. None tugana ku musozo, abantu amaze kumvira ijambo n'izimuguru utanze, bakora iki kugira ngo niwe muvumo nawe asanze umurimo abasha kuba yawukuraho? Niba kandi atarinja mu gihe cy'umuvumo w'Imana, akorera Imana gute? Use naho ubaho ubutumwa bwo kubagira inama. Tugane ku musozo. Inama mbagira, iyi ni Arabohora TV turi kuvugiraho ubutumwa bwiza. Ubundi ni Yesu ubohora. Yigeze abohora ikirema cyari kimaze imyaka 38, arakibohora kiba kizima gikira uburema. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba aremaye mu buryo bw'umwuka. Yesu arahari kugira ngo akubohore. Ubundi Yesu cyamuzanye ni ugushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Yesu rero arahari, nabaha ubutumwa bw'uko mwasanga Yesu akababohora. Ijambo riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ushobora kuba uri mu muryango uvuga ngo iwacu ngo byagendaga gutya, hari ibintu
hari ibintu Petero ngo yavugaga mu bwoko bw'abaziroti hagiraga barindwanye bavuga ko Petero yakase amatwi bararwanaga cyane umuntu rero akaba iyo karande muriho yo kumva ko mbese ubundi karande rega iyo bavuga karande ni umuvumo w'icyaha ni umuvumo ukurikira ubundi karande nabigereranya n'icyaha cy'inkomoko kuko icyaha cy'inkomoko ni umutima urarikira waturutse ku mukurambere Adamu. Iki cyaha rero cya karande gikurwaho n'imbaraga z'Imana. Akenshi mu itorero ryacu hari ukuntu tujya tubyigishaho nitunabyumva hari cyane, ariko Imana igibohora igakura umuntu muri iyo mivumo ya karande, ikamukura muri iyo mivumo y'ibyaha, ikanamugirira neza, ikamuha umugisha. Ujya ubona abantu bavuga ngo iwacu ngo hari abajya bavuga ngo hari uwigeze kumbwira ngo iwabo ntibajya ngo ntibashaka munsi y'imyaka 40. Karabaye. Mbabarira umbwire kweli. Imbaraga za Yesu zirahari kugira ngo zigukureho iyo karande, zigukureho iyo mivumo, zigukureho ibyo bintu utagizemo uruhare. Erega hari igihe wowe waravukiye mu muryango ukorera ibigirwamana bakabigutongeraho utabizi, ukajya ukora ukabona ntutera imbere, ukiga ukabona ntubona akazi nk'abandi, ukavuga utari ku nkanjye ni iki nakora. Ngwino Yesu arahari kugira ngo agukureho iyo mivumo yose. Amen. Imbaraga z'Imana zirahagije, umwuka wera arahagije kugira ngo agushyire mu mahoro. Kandi wowe uhorana umubabaro ngo njyewe ngo ibyanjye nibikunda bizakunda mu izina rya Yesu. Wowe ngo ugerageze n'ibintu by'Imana, ngo ugerageze no mu nzu y'Imana. Ushaka ko waragerageje ahandi, ukagerageza mu bapfumu, ukagerageza mu nshuti zawe, ngo ugerageze no mu nzu y'Imana. Wiyegurire Kristo, uzabona ingaruka z'ibyiza. Niyo nama nagira abo bantu nuko bakizwa kandi neza, Yesu yabagirira neza akababohora. Amen. Turi kuri Arabohora TV, Yesu arabohora kandi uko nukuri. Ndahamya ko nawe dukurikira ibyo yakubohoyeho kera uko wari uri se kumeze uyu munsi by'Imana yakoze. Ni byiza ko bizera Imana mu byo yabakoreye kuruta kwizera Imana mu byo izakora, kuko ibyo yakoze birakomeye cyane. Mbese tugushimire cyane. Murakoze cyane. Nimero za telefone hano kuri Arabohora TV zanditse, ariko wakunyuka ukazivuga. Ni 0783 146 27. 0783 kuba ari hanze ni ukuvuga ngo please desa 50 ugakomeza 783 146 27. Iri no kuri WhatsApp. Imana ibaho umugisha. Yego, ufite icyifuzo, ufite inyunganizi, ufite ikintu gitandukanye wagana n'umukozi w'Imana, muvugisha hora ari ready kugira ngo muvugane. Turagushimira ko subscribe kuri Arabohora TV, wowe utarayikora yikore kano kanya. Urabuduhaye inkunga ikomeye kandi abandikishije nk'abantu tubana mu muryango. Ikindi ushireho comment, ushireho like, ukore share, urabugize neza cyane. Turagushimiye cyane. Fata umwanya wanzu basengere uri tugane ku musozo. Yego, reka mbasengere. Wowe wumvise iri jambo kabugize HTD cyangwa impungenge, sengera hariya kuri ADPR Kacyiru. Wampamagara, dufite n'abandi bayobozi b'Imana dukorana, twagufasha tukakubatiza. Imana iguha umugisha. Mwami Yesu, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Dusengeye aba bantu bari baboshywe n'indwara, baboshywe n'ubuzima bukomeye, baboshywe na karande, baboshywe no kudashaka, baboshywe nuko bagerageza ibintu byose bagakora ariko bakabona bidakunda. Tubatandukanije n'izi mbaraga mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga z'ijuru kugira ngo zize zisure buri muntu wese kandi zihindura aba bantu abana b'Imana. Ijambo rye riravuga ngo ujye ushira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Turasenze ngo ushyire mu mahoro uyu mumama, uyu mupapa, uyu musore, uyu mukobwa, kandi dusengeye n'abarwaye. Arabarwaye imigongo, hari abarwaye za kanseri, abarwaye munda, n'abarwaye covid. Turabasengeye. Ni wowe byiringiro by'abera mu izina rya Yesu. Kandi tugisenga twirukanye kino cyorezo cya covid mu izina rya Yesu. Tukirukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasenze ngo ufashe abanyarwanda kandi abarwayi ubakize Mwami. Abari ku mwuka ubongerera umwuka Mwami. Ni wowe ugira pièce de rechange, ni wowe ushobora gusimbura. Ufite amapiyese y'iyi mibiri, hari ikintu wakora imitima y'abantu ikagubwa neza. Mwami Imana, turasengera aba bantu bose bagiye kujya muri guma mu rugo kugira ngo uzakore ibyawe, ubatungishe ubuntu bwawe. Imbaraga z'Imana zirinda aba bakristo ntibazasubira inyuma Mwami. Ni wowe twiragije, ni wowe ufite urufunguzo rw'ibizaba.
turakwizeye kandi turakwizeye, turakwiringiye uhereye kera, ni wowe twaragijwe, tuzi ko ntacyo tuzabura turi mu nzu yawe, mu izina rya Yesu, amen. Amen.